Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru yo mu karere ka Muhanga. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti arakekwaho kwica se umubyara amukubise ibuye mu gatuza. Hakuzimana Emmanuel wo mu mudugudu wa Ngororano akagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga arakekwaho kwica se umubyara amukubise ibuye mu gatuza. Umwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Ngororano akagari ka Musongati avuga ko uyu Hakizimana yatashye batazi aho avuye akaza gukimbirana na se umubyara bikarangira amukubise ibuye mu gatuza yikubita hasi arapfa. Ati hari mu masaha ya saa saba za mu gitondo nibwo uriya muhungu yatashye batazi aho avuye, noneho akimbirana na se birangira amukubise ibuye agwa hasi birangira apfuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Haberemye akaba yemeza aya makuru. Ati nibyo uyu munsi tariki ya 25 Gashyantare 2025 ahagana saa saba n'igice mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyarusange akagari ka Musongati umudugudu wa Ngororano, Hakuzimana Emmanuel w'imyaka 23 ubwo yaratashye batazi aho avuye arakekwaho kwica se umubyara w'imyaka 61 amukubise ibuye mu gatuza agerageza gutoroka, ariko polisi ikaba yamufashe. Iperereza ryatangiye. Mu gihe iperereza ryatangiye SP Emmanuel Haberemye akomeza avuga ko nta na rimwe polisi izihanganira umugizi wa nabi kandi gutoroka k'umugizi wa nabi byo bidashoboka. Gusa asaba abaturage ko badakwiye kujya bihererana amakuru ajyanye n'ibiyobyabwenge kuko asanga ari imvano y'amakimbirane mu miryango bikarangira biteye icyaha nk'iki ngiki cy'urupfu. Imena official turacyari mu makuru agezweho ariko tukaba tugiye kuyakomereza ni mu karere ka Nyamasheke. Ariko mbere ko tujya mu karere ka Nyamasheke reka tubanze n'ubundi turacyari mu karere ka Nyamasheke ariko reka duhere kuri ino nkuru igira iti ukekwaho ubujura yakubiswe bimuviramo urupfu. Inkuru turi buze gusanga ku kinyamakuru cya Imvaho Nshya aho bakojeje ibaba muri wino barandika mu by'ukuri. Ati umusore w'imyaka 22 witwa Maniraguha wo mu mudugudu wa Musagara akagari ka Gako umurenge wa Kagano akarere ka Nyamasheke ubwo yafashwe agerageza kwica urugi rw'inzu ya Iyamuremye arakubitwa bimuviramo urupfu. Maniraguha yafatiwe mu rugo rw'uwitwa Iyamuremye Jean Marie Vianney w'imyaka 58 mu mudugudu wa Gitwa akagari ka Kagarama umurenge wa Kanjongoni mu karere ka Nyamasheke. Umukuru w'umudugudu wa Gitwa ukaba yavuge Ageneste yabwiye Imvaho Nshya ko uwo musore mbere yo kujya kwiba muri urwo rugo yabanje kujya muri ngo ebyiri z'abaturanyi azikingira inyuma. Ageze kwa Iyamuremye agitangira gukora ku rugi, umusore wo muri urwo rugo wari uryamye mu yindi nzu aramwumva abyuka gahoro aramufata baramukubita yenda gushiramo umwuka baramureka aragenda. Ati yageze nko muri metero 50 avuye aho yashakaga kwiba abageze mu mudugudu wa Kirambo akagari ka Kigoya ajya mu rutoki rw'umuturage araryamaho yahasanzwe saa 4 z'amanywa yapfuye. Yavuze ko ubwo nyine urwo rugo yatabazaga abaturanyi bajya gukora ku nzugi ngo basohoke bamutabare bagasanga zirafunze, noneho mushiki wa Iyamuremye Jean Marie Vianney nawe baturanye wari wayakingiranywe yacaga mu idirishya akingurira urundi rugo narwo rwari rwakingiranywe barabyuka baratabara. Ati uwo Iyamuremye wamukubise umugore n'uwo musore wabo bose bahise bacika baracyashakishwa n'inzego z'umutekano ngo babazwe iby'uko kwihanira kwavuyemo urupfu rw'uwo musore kuko abavuga ko bagombaga gukora ibishoboka byose bakamushyikiriza ubutabera batamukubise. Umukuru w'umudugudu wa Kirambo akagari ka Kigoya Burifiride Hatiyaremye avuga ko yahurujwe ku manywa abwirwa ko mu mudugudu we hapfiriyemo umusore wakubitiwe mu mudugudu baturanye akaza kugwa aho iwabo azana n'izindi nzego basanga koko yahaguye. Ati umurambo wajyanwe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma
ntitwamenye ibyakurikiyeho ariko twahageze n'abandi baturage dusanga aharyamye yapfuye, batubwira ko ari umujura washakaga kwiba mu rugo ruhana imbibi n'urwo yapfiriyemo mu rutoki, baramukubita baramureka aragenda akirimo akuka agwa aho ngaho. Umudugudu wa Gitwa mu Ukabayavuge Agenesite avuga ko ako gace kibasiwe n'abajura cyane cyane kuko uru rugo ari urwa gatandatu bibye mu mezi atarenga 3, bakaba baza kwiba ku manywa y'ihangu, bakiba bakongera bagafunga inzu. Ati sinzi ahubwo uburyo hariya noneho uriya yaje nijoro kuko ni ubwa kabiri bamwiba, bari baherutse kuza bamwiba ihene ebyiri n'ingurube mu mezi atagera kuri 3. Umudugudu wanjye bibye ingo 6 ku manywa y'ihangu. Yongeye ati nanjye baraje nagiye ku kagari, ubwa mbere batwara ibikapu 2 birimo icy'umwana yajyanaga ku ishuri nicyo nashyiragamo ibikoresho by'abajyanama b'ubuzima, indobo 3 n'ibishyimbo n'ibindi, ibisigaye babimena mu nzu. Inzugi 5 zose bari bafunguye barongera bazifunga neza. Mu cyumweru gishize bagarutse batangiye gutobora inzu turabatesha. Undi muturage wo muri uwo mudugudu yagize ati hari abafatwa bamwe tutabazi ariko hari n'abo tuba tuzi tukabashyikiriza ubuyobozi, hakaba n'abatwiba ku manywa y'ihangu tukababura, nibyo dufata byagurishijwe n'ababyibye bikagaruzwa, ababibye ntibaboneke. Hakwiye ingamba zikaze zo guhangana n'ubu bujura busa n'ubwahinduye isura muri aka gace dutuyemo, kuko bahengera ingo zisigaye zonyine, twagiye mu mirimo abana bagiye kwiga bakaza bakiba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kanjongo Dusabimana Agnes avuga ko uwo musore yasanzwe yapfuye, abo byavugwaga ko bamukubise bamufatiye ku muryango biba, bakaba bacitse bagishakishwa. Ati nibyo uwo musore bamusanze mu rutoki rw'umuturage yapfuye, abo bivugwa ko bamukubise aje kubiba bikamuviramo urupfu baracika, bari gushakishwa, nibafatwa bazabikurikiranwaho icyaha cyo kwihanira. Yavuze ko bafite ingamba zo guhangana n'ubujura bakaza amarondo, n'abaturage nabo bakaba bakwiye kwicungira umutekano, cyane cyane nko kuri abo biba ku manywa y'ihangu, n'ubuyobozi bugakomeza guhangana n'ibyo bibazo mu ngamba zose bagenda bafata. Akaboneraho gusaba abasore kureka ingeso z'ubujura bagakora ibibateza imbere budashyira ubuzima bwabo mu kaga. Yasabye abaturage kureka kwihanira bakajya bashyikiriza inzego zibishinzwe, zikaba arizo zibahana kuko kwihanira bihanwa n'amategeko. Reka tunyemerere dusoreze kuri ino nkuru n'ubundi yo mu karere ka Nyamasheke nk'uko nari nabibabwiye, aho wararanye umukobwa w'imyaka 15 n'iminsi 4 yaraye afashwe. Inkuru n'ubundi turibuze gusanga ku kinyamakuru cy'Imvaho Nshya, aho Maniraguha Pierre w'imyaka 23 washakishwaga n'inzego z'umutekano nyuma yo kumara iminsi 4 n'umukobwa w'imyaka 15 wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, yatawe muri yombi, bakaba bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Macuba mu karere ka Nyamasheke. Nyirarume w'uwo mwangavu Ntabareshya Zephanie yabwiye Imvaho Nshya ko banyuzwe no kuba uwo musore yatawe muri yombi kuko yangije ubuzima bw'umukobwa wabo. Uyu Ntabareshya Zephanie ni nawe wari watanze amakuru y'ihohoterwa ry'umwishywa we, ahamya ko atari we mwana wa mbere yari ahohoteye kuko hari n'abandi 3 byamenyekanye ko uwo musore yashukishaga akabasambanya, hashira iminsi mike akabirukana. Inzu bikekwa ko yasambanyirizagamo abana yari yarakodesheje mu mudugudu wa Cyankuba, akagari ka Kagarama, mu murenge wa Karambi. Ntabareshya ati inkuru y'ifatwa rye yatugezeho tuyihawe n'inzego z'umutekano ko yafashwe ari kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Macuba. Twishimye cyane, dushimira ubuyobozi n'inzego z'umutekano kuko yatwangirije umwana bikomeye. Yavuze ko uriya musore yashukishije umukobwa wabo amafaranga atababwiye umubare, amugurira amandazi ndetse anamwemerera kuzamugurira imyenda. Gusa ngo mu mayeri yo kumwirukaho
nk'uko yari yabimenyereye yicishije uwo mukobwa inzara, atangira kumubwira ngo najye gusaba ibyo kurya iwabo. Yavuze ko bakimara kuvana umwana mu bitaro bya Kibogora muri Isange One Stop Center, bamuganirije baramuhumuriza, abemerera gusubira kwiga ndetse no kutongera kurarurwa n'ibyo yashukishijwe byose. Umwe mu batuye mu mudugudu wa Cyankuba muri aka kagari ka Kagarama nawe yavuze ko nk'abaturage kumva ifatwa ry'uyu musore byabashimishije cyane. Ati kurarura umwana iminsi 4 yose nawe uri umubyeyi ntibyabura kukubabaza. Natwe twari dufite impungenge ko n'abacu ariko azabagera, nta mahoro twari dufite atarafatwa. Urubyiruko rukwiye kujya ruganirizwa kudakinisha ibyarukururira ingorane, kuko nk'uyu musore ibihano byose yahabwa yaba yisize, kandi niba ari umugore yashakaga yari gushaka ukuze aho kwangiza abana. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Karambi Hagabimfura Pascal yashimiye inzego z'umutekano zafashe Maniraguha, asaba abasore kwirinda kwijandika mu ngeso z'ubusambanyi ndetse bakanirinda gushuka abana b'abangavu kuko ari icyaha gikomeye cyane. Yavuze ko abana b'abangavu baba bataragira ububasha bwo kwihitiramo kuba bashaka abagabo, bityo ukezweho kubahohotera aba ategerejwe kubibazwa imbere y'ubutabera. Yanasabye umubyeyi gukurikirana abana babo, ntibibwire ngo bagiye aha ngo babure gukurikirana ngo umwana amara iminsi 4 batazi iyo bicecekere. Uyu mwana yabanaga kuva kuri Gashyantare byamenyekanye wa 20 Gashyantare, nyirarume akaba ari we watanze amakuru ku biro by'umurenge wa Karambi. Uyu musore ashinjwa nabihanwa n'urukiko azahanwa n'igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko bigaragara mu ngingo y'133 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane rero, munogerwa n'ibiganiro hano ku Mena Official dukomeze kubagezaho. Bye bye.